Bizoy. Bi. Ka. Bite bite. Ngi. Ntabwo ni nabushaka. Mukomo. Neza. Ese Kara. makuru y'imizi. Mbareba ikintu ushaka kubaza. Niyo muntu njye mbona uri inshuti na ka gahungu kitwa Mike. Uri inshuti se? Ndumva hari ibintu nari nkeneye kukubaza ariko ntabirenze ntabwo bigoye cyane. Nta kibazo. Bi. Ariko hari utuntu nari ndi kurya dushatse twasangira. Nga kuva kera yabura ntabwo ndi kurya. Umwana uzi ukuntu kugira avuke byari intambara, njye narwanye intambara. Batwarwanye intambara twese. Nawe wagiye urimo. Rero numva mvuye ikintu nshaka kukubaza. Wambwiye ahantu Mike atuye. Bi. Aka nako wakavanye muri misiyo. Kararyoshye. Ariye rumbajije. Wowe nshaka kumbwira ahantu uriya muntu. Kari agasore gatuye. Uriya witwa Mike w'inzobe. Mike? Mike. Mike rero kugira ahantu tuye ndahazi. Aha. Urazamuka. Ukomeze uzamuke, urabona agahanda ukate. Numara gukata, ukomeze uzamuke. Hari ahantu hari igiti. Ukomeze. Urahazi neza. Urira mu giti urahita ubona inzu iri hirya. Naho ngaho. Nanjye kujya mamenye n'uriye mu giti gihari kiri hafi y'inzu. Nyine tuyibona neza neza. Niyo yaba aryama wamubona. None se. Aho nshaka wanjyana. Nonaha. Icyo bitwaye se bibaye ngombwa nabyo twabikorere. Ariko ikintu ngewe nkeneye kumenya. Ubundi akora he? Uriya ni akazi agira. Ni akazi agira. Abunga nka roho mbi. Ahantu hose. Arahari. Mike. Nanjye ubwanjye yaneye asyi. Uzi n'ukuntu nanjye nzere nako nembera. Nanjye byarancanze kabisa. None se atuzwe n'iki? Njyewe nshobora no kumukeka, ashobora kuba yiba. Kuko nta kindi kintu na kimwe akora. Kuva yaza. Kandi buri gihe nyuraho ngasanga aratetse. Mbona afite n'amafaranga. Nanjye nibyo nibaza. Njyewe uramugamba mbona asa nk'umutubuzi. Rero mubwira. Mbese ubundi iyo umwumvise wumva gahunda afite ari iyihe? Gahunda yarambwiye ngo no gushaka ngo Mutesi. No gushaka Mutesi ngo niwe wamuzanye muri iki cyaro. Ubwo rero simbizi nyine igihe azagenda. Nese nyuma yaho amenyeye uko Mutesi bimeze akamenya ko umwana twamubuze. Singombe ngende gukeka kuri ya muhungu. Bari ndi gukeka. Ntabwo ari umuntu mubi ku buryo yatwara umwana. Nese gute? Ni umukire rega, none se ntabwo ari we waduhaye akazi, se wasize aya mapoto uri kubona y'umuriro. Rero yari afite abakire si bo babi. Banashimuta umuntu. Nawe ko byashoboka. Byashoboka kuko yaranakennye rega. Nawe nta mafaranga akigira ameze nkanjye. Umuntu asigaye amubaza n'ijana akaribura. Sumva atabikora. Niba ari umukene ibyo bintu yabikora. Ariko simbizi nimba yatekereza kujyana umwana. Ntabwo mbizi. Sumva atabikora. Nyine nuko mba mbona ari umuntu mwiza, nta mutima mubagira. Bakoze ko twigeze guhura kiza mu cyaro akahita amereza 2,000. Ubu nibyo ukigendera. 2,000 byatumye muzana iwanyu. Ariko mbabarire nyine nimba byarakubabaje. Nyine twarahuye cya gihaza abambwira ngo muzane iwanyu ndabyanga 2,000. Rero narinzi ko ari umuntu mwiza. Ariko yari yambwiye ngo aje kureba Mutesi ngahita yigendera. Nimba rero yaramubonye mba ataramubonye. Mutebe barakubonye. Nako nawe hari Mutesi. Rero ngiye kugusaba ikintu kimwe.
buri makuru yose uzi kuri uriya muhungu nshaka kuyampa nonaha ukangeza aho atuye oya ikintu icyo ari cyo cyose azajya akora impinduka zabaye mu buzima bwe nyine wowe umugenzure njye nzaguhemba nta kibazo njyewe se ko ntubizi ngo uri inshuti yanjye njyewe ntabwo ubizi ko n'ubundi njye utanga amatangazo y'abantu bafite inama mu mudugudu njye nshaka ibyo bintu uzabinkorera bidafite aho bihuriye n'ibyo bintu rusange ukagenda ukamenyera ukuntu waba umeze ibyo arimo buri kintu cyose erega biranagoye uriya mugabo urumva azi ubwenge njyewe n'igihe njya muvugisha reka nawe urabuzi nanjye ngenda buzi nawe nabaga uwa mbere mu ishuri ubu niko nzayabwira umwana wanjye uzi ni ubwenge ariko kandi narakurikirwaga n'umuntu umwe oya hari ibintu buri ubwenge bwo mu ishuri utandukanye n'ubundi bwenge bwo mu buzima busanzwe ushobora ubwo mu ishuri utari kubyitaho ariko ubw'ubuzima busanzwe ubwo urabuzi uri umuhanga cyane urimo urandima agatima ariko nta kibazo nawe ndi umuhanga none se nimba ushaka ko ngujyanayo ndetse tukabanza tugasubirana mu rugo ukama ku biryo nkabona imbaraga zinzamura kariya gasozi nahita nkujyana noneho mfite n'imbaraga nta bintu byo kuza kukubwira ngo ndananiwe nawe ngubu ushobora kugera mu nzira ukaza kuhumeka kuko urumva sindi bubone imbaraga zo kurira igiti urumva ushonje ndashonje pe ariko byari byawe byo guhaga ugahita usinzira ntubizane turahita tugenda ntubizane ndetse tugenda hariyo n'amata wowe ntugire ikibazo cyangwa njye mu rugo nyizanire hanyuma nze ngire iby'iwanjye oya ngwino byose sonde nawe ubundi ya makuru yose ndayaguha wowe aratubabaje Mtamenye rugamba stop komera uri mu bantu kabisa okay ni meza amakuru kongeye ukaba igisore mu ndabona ibintu ari sawa iyo migani ndayimenyereye nyine ariko urabizi ko nta mutima mu giti twiganira amakuru ni meza kabisa kuva waza ariko usiga abana n'uyu musore wawe reka nawe ni inshuti yanjye ahubwo nuko hari ukuntu ajya nko kuyobya umwana cyangwa yajya nyine kuganira hari ukuntu umuntu abona nk'agakobwa muri karitsiye agakurikira akabaza amakuru niba agaheruka gukubura kuyobya umwana ngo amubaze iki rega hariya muri gereza buriya nize utuntu twinshi cyane uzi yuko ndi kumva hari ndi bushaka umusemuzi kuvuga ibintu bitumvikana noneho twebwe twarahageze bahita twigisha ibintu by'indimi kwideburiya ibintu bikomeye cyane ubu nanjye narahindutse nsigaye ndeba umuntu nkabona uwo muntu yatera imbere cyangwa yagusubiza inyuma ahita mbirinda ko ni sawa none se uyu mukire wa hano ari hehe uyu se nawe uri gutebya umukire se abangaha nyine wa musore ashobora kuba ubwo yakodesha cyangwa kano kazi akaba yarakubatse kugira ngo atuze hari indi nzu nziza afite niko wabivuga ariko uyu urumva n'abanyakigali se ntubizi ko ariko Kigali dukesha imbere cyangwa inyuma biterwa n'ubwonko ufite uriya nubona inzu nziza inyuma yego turi kujyana ari heza akati yaho hirya hari utuntu agiyemo yambwiye ati aratinda se gutinda gusa se ahubwo ariko yambwiye ko ashobora kubanguka ariko amahirwe menshi ashobora gutinda urumva iyo ukurikiye ikintu gishobora gutuma unezerwa hari igihe unezerwa ukanezerwa no gutaha ukabyibagirwa cyangwa ahubwo ukanezerwa vuba vuba ugahita wigarukira mu rugo umunezero ukawugumana mu mutima uri mu rugo hariya uba upfubije umuntu nako uba nyine hariya ni ukuvuga ngo igikorwa kiba cyagenze nabi hari umukobwa uvuye aha ngaha nyine aramubwira ngo hari akantu ngo bapanze ngo katarangiye ngo namugeze ngo mu rugo bakaganireho ubwo rero niyo mpamvu ambwiye ati rero ndagiye ari kuriya ndamuzeho mugezeho hari igihe bitangira tuganira bikarangira nangiye kumubwira ngo fata irindi urumva baba batangiye ariko ntacyo njyewe se umwanya ndawufite reka mbe nicayemo namutegereze reka buriya rugamba rero ni kutayizi uriya Egide yanga umuntu umugira mu nzu adahari niko yambwiye ati buriya nanjye nubwo mbonye mvamo nuko yansigiye akantu ko kurya hariya akarya
namara kukarya urabona ntizeye urabona ndi igisambo ku buryo umuntu yambuza kujya mu nzu ye ikibazo si icyo ahubwo mubanye mute ni inshuti yanjye ni inshuti cyane ahubwo ku reka buryo ninjire. wakwinjiramo mbese uzi ko ari ubwa mbere nawe reka da Eh. umva ahubwo ubutaha urareka ariko hano hari n'ikizuba reka rugabo urabizi sinjya nduhanya turi inshuti urumva ariko nkoze ibintu birenze ku byo bambwiye yaba ari amakosa mbese uba winjiyemo wagahura n'imbeba ikagushona amano ntabwo aritwe twakuvuza vugisha ukuri arahumana ndivuza urivuza mbese ubu iri zuba niri nkubita hano noneho ariko iri zuba uri kuribona wa mugani ariko nanone nibyo ndi kuvuga nanone kujyamo aba ari ibibazo wowe reka nkubwire reka nshaka ukuntu mpamagara wa mujene mubwire ko afite umushyitsi turebe ko ari bubanguke cyangwa ube wihanganye ugende wese kugaruka si ibintu ariko stop mbona yewe erega uri inshuti ntwese hanjye genda gira nkubaze niba wifata wowe uri umuntu w'umugabo icyo cyo nicyo kintu nzi ukambuza kwinjiramo erega buriya mu nzu ufata nk'iki ufata nk'umujura ndi igisambo mwese ubundi hano mutunze nako atunze ibingana iki ku buryo umuntu atakwinjiramo wamugani ariko nanone buriya ujya umenya ko mu buzima bw'umuntu nashaka ushobora kwinjirwa kwitwa n'inkuba ubonye matora araraho utari uyizi ibyo ntabwo ari uba winjiriye ubuzima bw'umuntu umva rero nkubwira ibyo nta kibazo kirimo cyangwa mufitemo umwana w'umwami dufitemo iki se cyakora inzoga zo harimo icyuma kimwe urakimaze oya ntabwo ari ibyo ndi kuvuga nangiza ngo ahubwo mufitemo agateka wese umugore mwaza abagore se bagezweho muri ino minsi ubu ngubu dukeneye umuntu uguha ibitekerezo ukubwira uti niba ufite 500,000 wagera kuri miliyoni gute uwo niwe winjira mu nzu naho umuntu uvuga ngo ndagusuye ntansura se ngo bigende bite abo twasuye ntibadusuriye ndumva kuva waza koko usigaye ufite n'ibitekerezo nanjye ntazi ibyo ari byo nzi ko wamejeje hanze ariko karibu nari nayiguhaye ariko nasanze ari amakosa wari kuhita winjira ariko nta makosa n'ese ngaho ku mazi yo kunywa aho ngaho mazi yo kunywa yamushiranye nijoro nta mazi arimo ahubwo mu kanya wa mugani ari gufata n'akabido nkajya kugashaka ari ku muhanda ureba uje aribyo ntaratekereza ikiye gukurikiraho iri diriho neza se iri diriho neza idose reka hano se ubundi ko mbona yagize hano oya ni eka da iri birakomeye kabisa rugamba yewe sto umeze neza ariko wafata akajerekani ugiye kuvoma reka ndeba amazi nta mazi mufite buriya n'ubuzima ni buke mushenzi ndamuvomera ugira ngo oya se ntiwakinira kuyanywa ntawakinira kuyanywa najya kuyanywa aho ntuye ntago nayanywanga amazi y'abasore se ntuyazi ko wakunze runo rugi se kuri kurureba njye se ntubizi ko ibintu by'imyubakire nabyo njya mbimenyaho ko urezi baranamuhangitse urutsinga ruri hanze kabisa ahubwo ubu keretse umuntu arebye nk'ukuntu mo imbere yensitaye reka da imbere se reka nkubwire rero ntacyo nzaza tubivugane ariko humura kabisa nawe humura ubwo wageze mu gihugu nta kibazo kari n'amahoro kandi uzajye witwara neza ngira ngo wamaze kugororoka inama zo ndazifite niyo mpamvu ubona nyine reka da ahangaha nanyereye ku musumari hano naba mbeshye ni ku gikuta wanyereye ku nyundo ku musumari kabisa sasha abantu umuhanda mwiza kabisa koye mwaza ubwenge kwinjira ubu nta n'akantu turi kugira tukamufuka nk'uko tukamworosaho uyu mwana se aramutse aheze umwuka cyose uko ubu se agize umuntu atubona amani uyu muhita mubwira ko umwana mumujyanye kwa muganga ko wagiye umenya ubwenge nawe rero ubu mbese ko sibyo we humura Peter asinziriye wigira ikibazo bana uyu ngo yarajya gukanguka tugeze mu modoka mpita nkomeza nkigendera aho ntuye umbwiye ko Kigali uyizi cyane ninkubwira umuhanda urawumenya n'igipangu ndahita nkubwira none n'ukora muri icyo gipangu wariwe Kimisagara urahazi wano urenze station atangiye gusinzira ariko nta wano uzamutse station uva Nyabugogo uzamutse
nari mbizi ko ari hano ariko mani igihe cyose nakubwiye ngo ndakwiyamye ku mwana wanjye ese umuntu umwana muti tuvuga ibintu dusubira wowe kwitira umwana atari wowe wumvingukira ndetse uyu mwana ni uwawe ni uwanjye uyu mwana ni uwawe uyu mwana uzi ukuntu we yavutse ese uzi ukuntu yakuzuza ubuzima yabayemo gutera inda se ko n'inzoka zitera inda n'imbwa zitera inda niba watinze kare ko wagiye kare nawe koko oya ariko nawe ngende inyangamugayo grand frère uri inyangamugayo wowe uyu mwana no wanjye ngomba kumujyana i uyu Kigali mwana ntabwo ari uwawe ni uwanjye kandi noneho ndagufasha ikintu ngiye kugukorera uraza kuborera mu munyururu Urahuri. uraza kuborera mu munyururu twahita tugenda tugapimisha na DNA z'uyu mwana oya turasanga ari icyo ntabwo uwanjye ari cyo kibazo ikibazo ni iki ikibazo ni uko washimuse umwana w'abandi namushimuse Yes. ufite igihamya kandi ngufite uri mu maboko yanjye nta hantu wancikira uri gutekereza kugenda ahubwo noneho nibuze ubwenge sana umwana tuzi no kukorohereza ibibazo uyu mwana ni uwanjye ninjye nateye inda uyu mwana wamushimuse urumva wabonye umuntu ushimusa umwana wawe njye nashimusa umwana wanjye umwana ntabwo ari uwawe inda nijye nayiteye bro umwana ntabwo ari uwawe ubwo ntabwo uzi ko batera inda twara umwana gake ntabwo uzi ko batera inda twara uwo mwana gake urumva ko ibintu bigiye kukubaho noneho uzicuza impamvu wagarutse naragiye nguteguza nkubwira nti shaka kugenda babyibagiwe uyu munsi uraramunyura wumva ko nka Yozefu witira umwana nka Yozefu witira Yesu urumva aribyo bikubereye ahubwo se urumva ubuzima bwo kwigira imbwa ukaza ugatera inda umuntu ukigendera ibyo ngibyo urumva hari ikintu byari kuzagufasha noneho uyu mwana urumva uyu mwana uyu agomba kuba i Kigali akava muri iyi myanda ya hano n'amavumbi yahaze mwamugaburira amavumbi umwana asa nk'uyu gute umuhagisha amavumbi nawe ubwawe kwitunga birakunaniye ngo ugiye gutunga urantunze se sinuri inzereze n'ibirwo wirukanga ushaka wowe uzayirere ntari ibi nkanjye oya nakubwiye ngo uyu munsi urara mu munyururu nari kuvuga cyane nkango bari nkora ku mwana shirange ndatuma ngira ikindi kintu nkora ku mwana wowe ntabwo nshaka gukora ikintu nta nubwo uzi gutera ubana imyaka n'umugore mw'ibiri mva nkubwire rero urabyara se wowe nkabyara wabyaye inde wabyaye inde nese ahubwo njyewe urabona mfite gahunda yo kugenda byara nk'inzoka nkawe nzabyarana n'umugore wanjye kwitirira abandi ariko umwana ntawe uri bukure hano uyu mwana arajya i Kigali ajya ku mashuri ajya i Kigali heza kuri inzererezi nawe nta kintu asange abantu mu muryango wiwe ntabwo mu muryango we akunda wacika wowe Mike. Tega. Sikuri muraya nk'umuntu udafite gahunda wowe bitenye nicyo ndi kukubaza riga ntabwo ari uko ntabwo nshaka kubivuga muri detail gahunda ufite ni ibi byanshanze aho bigeze dufise Nese ko gucanga urabona ari cyo gisubizo ufite nyine nicyo cyanyuma tu nyine urashaka nyine bikure ngo ubwenge bwanjye nkubereye imitekerereze yanjye okay noneho ngaho reka nanjye ngugira inama ngaho hambura rugamba asubire kwa Mutesi ahubwo mu mutwe wowe mu mutwe uruzi wowe kandi umbwira bikumbwira ko nta kindi gisubizo ufite nyine tubuza tugishake muri ko uragenda abwira Mutesi yuko ari twashimusa umwana hanyuma njya mwumvishe ko ugomba gushaka ikibazo igisubizo cy'icyo kibazo nicyo ndimo ndavuga gutekereza ku bintu ubwenge bwanjye kuko biri gutekereza ntigeze ntekereza ku ndi muto ariko nakora buri kimwe cyose kuga Mutesi hari icyo ndi gutekereza ye nakora kandi kuga Mutesi nakora kandi icyo ngicyo aricyo ndimo ndakubaza wowe niba uri umuntu urabona situation turimo hagize n'inkoko imenya ko rugamba ari hano n'umwana we ari hano urumva ibintu byatubaho
kandi ni mukuru ntabwo twamubika iminsi byanze bikunze. Nanakanguka turamuhambira amaguru n'amaboko n'ibishoboka n'umutima turawuhambira azasohokamo hano ari uko afite uburenganzira bwawe n'ubwanjye ariko se muri icyo gihe none turaba dukora iki? Stop. Karame Stop. ndakwitaba bwa kabiri. Rugamba tumwice. Nta yindi solution ndi kubona nuko nananze butone ku bwonko ntekereza ibintu nk'ibyo ariko Rugamba tumwice. Ngiye Mutesi agomba kuba wanjye ibyo bindi byo kuba nese nshaka kubimenya n'amaso nayamenye. Rugamba tumwice. Urumva igisubizo ufite iki kibazo ari ukwica Rugamba? Niyo solution ndi kubona ya nyuma byose bikaba birangiye byabereye hano bikaba Mutesi nkamusubiza umwana we ubundi nkateka bushasha. Ariko mwana uziko uretse wumva uretse Mike uziko ari uko ndi kugufasha uziko uriya muntu ngiye muzi kuva kera tuziranye kuva kera ngiye ndashaka ibintu binkura muri ibi bibazo regura ni inshuti yanjye buriya nubu ndi gukora ibi ngibi ukubera amafaranga n'amaramuko ariko bro bari abantu tuziranye kuva kera nta maraso ushobora kwangiza bikangaruka nkajya ndota na ikindi kwica umuntu uzi ingaruka zabyo nta muntu azabimenya abantu tukawuta umunangure mana amaraso urayazi amaraso se nibi nakumane tekereza ko n'ibyihene hakatigwa imyaka 5 uwishe umuntu urumva bizagenda nasi ninde utabivuga ngo mbivuge ninde wundi okay uzabimenya uze n'ikindi cyangwa se wowe uzana indi nama nzima kuko igihe ikintu mbona cyangwa muri ibibazo Mutesi ntamenye ibyabaye ntamenye ikintu na kimwe Mutesi agomba kuba wanjye n'umwana akaba wanjye byose nkabigira ibyanjye nuko mbona nakuca Rugamba kisi niba ufite imisoso yatuma angira kuri ibyo bintu ndakubwiye ngo stop ibyo bintu byo kwica umuntu bireke nta nubwo njye ndimo kabisa kwica umuntu wamaze kubijyamo kuba wamaze kumva umugambi ufite ntuzana ubwoge ntabwo ryenzana ariko twashaka ubundi buryo ariko nitwica umuntu reka nkubwire dore systeme nziza twebwe dufate Rugamba tumubohere hano uri kumva noneho mu gihe ataramera neza twebwe dushaka indi systeme y'ukuntu turi bwumvishe Mutesi wabyumvishe ukuntu umwana we ari Rugamba wamufasha akamujyana i Kigali urabyumva ute noneho wowe numara kujya i Kigali nanjye nzaza mbakurikiye ari nabwo umutipe tuzamurekura akagenda uroke ku muntu mukuru twuzamubika ngaho imisi ngaho Imana hano wana habikise umuntu mugabo none se hano ni hari ibiryo nasonze tuzamugaburira ikibazo kugabura umuntu mukuru afite ubwenge nawe aratekereza azabatera indora abantu barenganye babyumva ariko bro usiko utabizi ntize ugiye no kujya mwicara iruhande mfite ishoka n'umuhoro yavuga nkahita mutema yabikora se we se umuntu ntagira ubwo sinamutema byo kumutema ariko mu gihe mfite icyo gikoresho cyangwa nziza gene bakora kumwica ariko nayo ntabwo gahunda yo kwica umuntu icyo gisubizo bro wajya utekereza ariko nk'umuntu wowe urashaka ko future yawe niyange yangirika none anga ntabwo byakwangirika atekereza neza ibintu tubiziranye tubibabiri kezagize umwava mu wundi icyo ndimo nakubwira tugomba gukora cyaba cyiza ni icyo wowe shaka ukuntu ujya kwa Mutesi wumvisha ukuntu umwana ari Rugamba wamujyanye Mutesi ahita agushyigikira mujye no gushaka umwana uri kumva uwo mwana none wowe nyuma uramubwira ko umwana wamubonye ariko atari kumwe na Rugamba wabyumvishe Rugamba ashobora kuba yabyumvishe ko mwaje kumushaka agatoroka ukamusubiza umwana narwa rukundo rwa Mutesi ugura rutsindi ntago ari ibintu byumvikana ako kantu ni kazima ahubwo we gatekerezeho nge mbaye mvuyemo uraza kumbwira sibyo mbitekereza sawa cyane uhita umbwira kabisa semester utabeshe urabuza kandi kazi wawe ukora nyine kaguteza imbere ku buryo nawe ejo bundi uzashaka ukazana umuryango muri bino bintu biga buriya mufatika ibiga mwagiriwe amahirwe mwiga neza buriya rero nyine kampani zirahomba meze neza ko nagushakaga se nibanga se kubyo twambwiye
ni inshuti yanjye ibi ni inshuti yanjye njye nagenda mukaganira ntacyo gihe reka mbe ndi hariya reka buriya umuntu yakubwiye ngo twaganira nyine numva iyo umuntu akubwiye ngo twaganira aba ashaka ko muganira koko hari ntawamenya ariko witondeye inzu irasa nabi ntumukire muri ino nzu ushaka ahantu heza mujya kuganirira icyo mvuga uba wacyumvisha umuhungu wanjye mute cyangwa ntari bicara n'ubundi ko wisubiyeho icyo nkundira abakobwa bariya ni abana beza uyu ni cyane inshuti yanjye urumva oya nanjye turi inshuti reka mutesi buriya turaziranye nuko ubwo mbona mu maso ye atishimye nyine ariko mutesi turaziranye nkuko ahubwo mbona atameze neza ariko mutesi ntameze neza ariko tuvuge ko ibibazo mfite mutabizi ko gasa mayi ibintu byose ansabye nabyemeye narinje nyine ngo umfashe nshakire umwana ariko ndi tayari buriya nakubwiye ko yari sinakubwiye buriya umuntu w'umugabo sinjya mvuga ikintu ntakora nyine wowe nuko watinze kubyumva ubundi uwo mwana uba waramubonye nyine kumva sinari gushiramo imbaraga nanjye utagiye mba nzi nzabona ariko ubwo nkufite ukabura uwanjye wemeye wabyemeye nariyo nimbona umwana basi tuzahita tugenda tubana sinakubwiye ngo imana nsenga irakomeye cyane yewe buriya rero mutesi muhoberera naba nihuse ubundi iyo utekereje ikintu ntugikore ako kazi kaba kabaye feke bari kumuhobera uramfasha mbona umwana wanjye ngiye nkunabwiye ko kuba unyemeye ko duhita tubana n'inshishi n'ibiti n'ibisambu byose biramenya ko Mike ntageze gushaka umwana n'amabuye birambise nta kimenyambere mute nanjye ubu byakemutse nanjye nicyo nanjye kukubwira twavuganye ko byose tuzabikora ari uko nabonye umwana none se ubwo geste wakora kugira ngo akwizere ni iyi ni ugukomeza ugaragara nk'igiti abakobwa namwe rero henda nimba utari gushaka nibyo nyine si urukundo rimwe kugira ngo nyine nkwereke ko turi kumwe akanwa tubikore gutyo basi ntabwo ari kugira ngo uri kumwe nyine pole yako ntukomeze ntabwo nishimye urumva ndi mu mwanya wo guhoberana ko ntabwo kwegamiza kugira ngo nkwereke ko turi kumwe nta mwana w'umugabo n'umugabo yabuze wabagize stonesi utari wambaye ko urugamba yabuze ngo yamubonye ngo yurira moto ngo ni umwana sito ntabwo yamubwiye ubivuze ngo nta nubwo akiri muri iki cyaro umugabo azi ubwenge bro nyine umugabo yari ntabwo wari warabimbwiye umuntu se nenzi ko nza gushakira muri kati hano hafi none umwana umva ngo uyu mugabo yaramubyaye umugabo yaramufashe yurira moto umwana niba yarasinziye ntabwo yabujaga cyangwa niba sinzi niba yaramuhaye ibiki ariko uriya mugabo igisambo ni inyamaswa umubwire njye naragenze nta murenge n'umwe ntagezemo ugize kino gihugu ukora 416 yose nayigezemo nshamo amashanyarazi nta murenge n'umwe hazi kandi aho niko nagenda ndagira inshuti nkamwe ukurana tuziranye bose ngenda mpagira abavandimwe aho yaba ari hose namugira ketse yambutse igihugu nuko ituza umve amahoro umwana nawe nawe kuri inshuro niwe nizeye basi noneho ugiye uti unyizere cyane wenda use kunyizera nk'imana yo kunyizera ibyo nzi ko umwana ari buboneke stop ugomba kubifashamo nyuri epfo unyura ruguru cyane igihembo uzakibaze njye icyo ndi gukorera n'urukundo rwanjye kuko ubona babaye ntabwo bishimishije njyewe ndi tayari gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo tubone umwana mbone na mutesega buriya mutesi ari inshuti yanjye n'ubu ni inshuti y'inshuti z'intabwo urumva bamfunga umuntu baramfunze niyanse wigeze unsura ntukazana amateka nyine mayi nakora buri kimwe cyose kubw'umwana wanjye basi we mfasha nzagukora byose wifuza nimara ako kantu rero niko utari bwavuge kandi uzaba ukoze cyane ako kantu niko kaburaga reka mbaheke basi oya buretse maze mpamagare ntumenye uriya moto bivuze ngo ntabwo yarigeze ufashe moto ngo agere i Kigali reka mbaze uriya mutipe wo kuri
ntuzi uriya wo kuri yaho ujye utwara abantu i Kigali Rugamba ntamuzi se bizi kabisa niyo duhera kuri umva ko mvoye Rugamba ntumuzi ntabwo aherutse kuza gukatisha itike y'i Kigali uwo niwe ntabwo aherutse ntabwo aherutse ese yaba yafashe iki ariko muramutinda bikurikirana mbirimo neza kuko umwana umugore byose ni ibyanjye ibintu byabaye mutesi muherekeza uzenda ndabona utameze neza uyu ntari reka ngende utagwa mu nzira abantu cyangwa nyine uze mu nzu ugiye hano mu nzu nyine ugiye hano mu nzu amuvuna mu leta arakangutse ba hajya ese hari undi muntu mubana hari umukoboyi waje agatama kamurenze ariko umujama warasinda aratsinda ariko ntuzuze gutuma menyana n'abasinze nk'abariya ni uw'intase ni inshuti yanjye yari nkumbuye nayikuriye nivayo iranywa nayo yibagirwa gufata feri birangira naribi rero mayengaho mute gendane n'Imana sigarana n'umusinzi wawe nta kibazo naho ni mutegereje ibintu byanjye